Holy worship mukomeze umanuke babiri musigara muririmba abandi muze ducunguze uburyo bwite umanuke hari avuga twihuse be strong ibyo twizeye byose mugihe tumuze inshuti tuguma mukomere mukomeze gutera intambwe tugende twihuta umwanya isi yose siniza ijuru protokole mfunikire
turamukumbura, twamukundaga cyane. Uriya mundeba nubwo nitonze ariko nzi gutera imitoma. Ninjye muntu wageragezaga gutera imitoma uyu mudamu. Yatashye abizi ko iyo nicaraga nkamutekereza inganzo yamanukaga, nkamwandikaho akantu k'umuvugo gatoya akamwoherereza, byaba ngombwa nkagapostinga, nkumva nyine mbaye nkuruka mu gato. Apana ibintu byo kujya kuri chat GPT ngo mpanga umutoma wo guha umugore, oya, ibintu bivuye mu mutwe nkabikora kandi bikarushaho kumera neza. Ubu rero bigendanye nyine nawe iyo nganzo, ariko ibindi byose bizakomeza. Umurimo tuzawukomeza tuwukore neza. Basite sibyo, umuntu udafite umugore wishyuwe gukora umurimo, nzawukora neza cyane. N'ibyo na bimwe mu byo yakoraga nzabikura mu mwanya we kugira ngo birusheho kugenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Arakoze umushumba kandi yarihanganye, namwe mwihangane kandi bisakomere. Tugiye kuba ku ruhande rw'abasinzi ariko murambabarira, tuje mu bice bibiri. Turamusabe Sebazega n'abavandimwe bahaguruke, hanyuma umuryango wa bugufi nawo haraza kuvuga umuntu umwe, ariko utaye ubwenge nanga cyangwa kuboroga, ariko ntacyo byatanze. Abandi bavandimwe nabo baramfashije nyuma, barimo Mutesi niwe nabonye wamfashije cyane kurenza abandi kurira, ariko nawe nta kintu byatanze. Imana ikora ibyo ishatse. Imana ni souverain, ikora ibyo ishatse. Icyo nemera mu bukristo bwanjye butari, sinzi niba habaho ubukristo bwinshi n'ubukeya, ariko ubwo mfite icyo nemera ni uko umuntu aremwa n'Imana, yagira amahirwe akizera Kristo, akaba umwami we n'umukiza ubugingo bwe, hanyuma igihe Imana yagennye ikamwisubiza, biri mu bubasha bwayo. Ntabwo biri mu bubasha bw'umuntu, nta nubwo biri mu bubasha bw'ikintu. N'umudamu wanjye narabimubwiraga, rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bajya babaho bakaba babaho ubuzima bw'ubwoba, bwo gutinya ibintu bimwe na bimwe. Murabizi abantu bashobora gutinya muri iyi si, birimo na bimwe abantu bita imbaraga mbi, ariko ntabwo njyewe ubuzima bwanjye n'imyizerere yanjye yemera ibyo ngibyo. Nizera ko ndi umwana w'Imana, nizera ko iteka protection y'Imana indiho iri no kubanjye. Nizera ko Imana igihe yashatse kumpamagara cyangwa yashatse guhamagara undi umwe mu muryango wanjye, ntawe wayigisha impaka, ibikora mu gihe cyayo, kandi igihe cyayo nicyo gikwiriye, ntabwo icyacu aricyo gikwiriye. Yesu ashimwe. Kuba rero Imana yaraduhaye ange mu gihe runaka, uriya ange nta nubwo twakoze fiançailles igihe kinini, ko twamenyanye mu kwezi kwa gatatu ku 2015, dukora ubukwe muri uwo mwaka mu kwezi kwa 12. Icyo twagendeyeho ni icyizere cy'abaduhuje. Ngira ngo hari uwabivuze ejo, abaduhuje bari batuzi twese, ari banzi mu buryo bwose, bazi na ange mu buryo bwose, kandi abo bantu nabo bakaba ari abizerwa, ku buryo bitagoye ange kunyemera. Ibyo byose isura yanjye murayibona, ntishamaje cyane, iye irashamaje cyane, ariko bitewe n'uko yumvaga uwo ndi we
nanjye bitewe n'uko numvaga uwo ari we twarahuje tuganira mu buryo bworoshye duhita tunakora ubukwe mu gihe gito. Nashimira cyane umuryango we kuba muduhaye, cyane cyane shimira mama Moise, yakundaga kumwita yaya, ubwo ni ururimi bamwe batumva, ariko nkeka ko ari we n'abandi bavandimwe be babigizemo uruhare runini, kuko asa nkaho yagombaga gukomeza kwiga muri icyo gihe, ariko abasaba ko agomba kubanza agashaka akazakomeza nyuma. Twabanye neza simbisubiramo, nk'abakristo nicyo ngewe nshyira imbere, abakristo ariko kandi bafite n'umuco mwiza batojwe n'ababyeyi babo, atubera umugisha mu buryo bwose, akomokwaho n'abana mwabonye beza, kandi abatoza umuco mwiza w'abantu, kubaha abantu, kubaha ababyeyi, gukunda ababyeyi, gukunda papa wabo. Bari abana turakundana cyane. Izindi mpungenge wenda z'imico n'ibiki ntimubigire ikibazo, turaziranye nabo cyane, turakundana cyane, nta kintu na kimwe kizangora cyo kubarera wenda cyatuma umuntu atekereza ibindi bintu runaka. Kandi abasinzira bamuduhaye ndabizeza ko bariya bana dusangiye tuzabarera neza. Njyewe reka mbyishyira wenda ndeke kuvuga abandi, bariya bana zabarera neza hamwe n'Imana yabampaye na Ange. Amaboko yanjye arahagije kugira ngo ashobore kubageza aho nari kubageza na Ange. Imana ibahe umugisha. Ibyo nabivuzeho muri documentaire interview bankoresheje nabivuzeho gakeya kandi simbisubiramo, nuko yabaye umwana mwiza, umwana warezwe neza, ukomoka mu muryango wamureze neza, kandi arabigaragaza ko ari umwana warezwe neza. Umuryango yagiyemo wacu barabihamije hano, yaraje atubera, njyewe ambera umufasha mwiza, abandi ababera umukazana mwiza, babera muramukazi wabo cyangwa muramu wabo mwiza usobanutse. Ange kumwita umugore wawe mu muryango byari ishema rikomeye cyane. Umuntu wari wese kumva ngo agiye kwa Pasteur Dieudonné harimo Ange yumvaga nta kibazo na kimwe afite. Yabaye rero umukazana mwiza, abongera bahombye umuntu ukomeye cyane, ariko kandi ntabwo bamuhombye kuko tuzamusanga aho yagiye, niho natwe turimo twerekeza. Ikindi n'umushumba yabivuze n'abandi babivuze, dusangiye itorero, yabaye umukristo mwiza w'intangarugero, ahamya ibyo yizeye. Ndatekereza ko imirimo ye ihamya kwizera kwe. Umuntu uwo ari we wese uri aha ngaha cyangwa se wabanye nawe ashobora kuyihamya. Kuba rero ibyo byose byaragaragaye ku mufasha wanjye tutakiri kumwe uyu munsi, nibyo bintera kumva mpagaze mfite ubushizi bw'amanga, batera indirimbo nkaririmba gahimbaza Imana. Yewe nsenga nsaba umufasha, ni kera mbabare nari ngiye nko kurondogora ariko sindondogora, ntabwo nigeze ntekereza uburanga bw'umukobwa cyangwa ngo ntekereze bya bindi nyine abantu batekereza, amashuri, amafaranga, ibintu nk'ibyo. Icyo nasabaga Imana narayibwiye ngo uzampe umugore ukijijwe, icyo ni icya mbere, kuko umugore ukijijwe neza nyine aba akijijwe. Hanyuma ukunda gusenga, sinari muzi ariko naje gusanga nyine yarakundaga gusenga cyane. Ikindi ukunda abantu, yagiraga urukundo. Ibyo nasabaga Imana nk'urukundo no gusenga, mbisaba Imana nayisabaga ko yampa umuntu ufite standard y'ibyo iri hejuru y'iyanjye.
hari ibyo nizi iyo biri kuri standard runaka umuntu ntanasaba Imana ngo umuntu abindushe, ariko hari ibindi nabyo navuga nti ibi ngibi bazabindushe kabisa. Gusenga, gukunda abantu, abavandimwe barabivuze, ibintu byinshi byo mu muryango wanjye bwite niwe wabaga bizi, kuko niwe waganiraga nabo kenshi mu buryo kandi bwisanzuye. Ibyo rero kuba Imana yarabimpaye muri uwo muntu nifuzaga, ko nanjye nagiraga ubwoba bw'umuntu nzashaka, ariko Imana iransubiza. Iyo rero turi ahantu ubwo amarira aza mu gihe runaka, ariko iyo ubitekereje nanone numva ijwi rimbwira ngo ni gute utashima Imana yaguhaye ibyo umutima wawe wifuzaga. Nkumva nzamuye amaboko, nkumva ntambiye Imana, nkumva nezerewe Imana. Haleluya. Nta deni rero agiyemo ryo ku ruhande rwo kuba yaba yarabaye wenda umudamu utarakoze inshingano ze neza mu rugo, cyangwa se babe yarabaye ikigwari ngo atukisha abasinzira, cyangwa b'ikigwari atukisha abongera yashatsemo, cyangwa b'ikigwari atukisha itorero ry'Imana, itorero rya Kristo. Ibyo byose rero nibyo bidutera umunezero. Kandi ubwo buzima yabayemo akaburongeramo urubyaro, ruriya rubyaro Imana izaba hafi mu buryo bwose. Si harya ni Dawidi wavuze ngo yari umusore ngo none arashaje, ariko ntiyigeze abona umukiranutsi w'Imana arekwa ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Nta gushidikanya rero bizarushaho kugenda neza. Ntibizabatangaze nibinagenda neza kurenza uko byari bimeze, kandi aho nje atagihari ndi njyenyine, reka mbyite ko ndi njyenyine nubwo ndi kumwe abandi bavandimwe. Ibyo reka mbisorezaho, shimira abantu. Mu by'ukuri ikiriyo ni ikiriyo nyine, ikiriyo ni ukurira, ariko ikiriyo gisaba imbaraga nyinshi. Iki kiriyo cyabaye mu gihe cy'icyumweru guhera ku wa kabiri washize. Twari mu kiriyo ko madamu yitabye Imana saa 6 z'ijoro zo ku wa mbere. Subiye inyuma gatoya, mbere yaho ninjye wari warwaye. Narwaye umugongo ukabije, kuva mbaye ku isi nari ntarawurwara. Ndarwara umugongo uracika, ngira ngo babyita mu Kinyarwanda. Umugongo ucitse mu byumweru nka 2 bishize, gerageza kujya kwa muganga. Nko ku cyumweru kindi cyo hirya cyatambutse, nananiwe no kwihangana, nanirwa no kuryama biranga, ninda kujya kwa muganga bantera imiti igabanya uburibwe. Nyuma muri icyo cyumweru nabwo nafatagamo imiti, ariko n'abaganga bangira inama y'uburyo ngomba kwitwara kugira ngo bibe byagabanuka. Ariko mu by'ukuri babwije ukuri uko mbibona, hari ibyo abanyarwanda bavuga bishobora kuba ari byo, kuko umugongo nari ndwaye ntawo nyirwaye. Wagendanye n'iryo joro ry'umwijima. Yarandwaje muri icyo gihe mu buryo bukomeye, dogiteri amarandevu mu buryo nyine nivuje uko byagombaga kumera, ku buryo njye nageze aho ntangira no kwibaza, ariko uyu mufasha ndwaza gutya, ndamutse ngize n'ibyago akarwara, ntashobora kumurwaza kuri uru rwego. Ntangira kwibaza ibyo bibazo, ariko sinari nzi ko azasoza urugendo rwe atarwaye na gripe. Imana yari yaramuhitiyemo kugenda nk'imfura, ndayishimira. Rero kubera ibyo bijyanye n'ikiriyo, shimira abantu, nibyo nari yishatse kuvuga. Abantu n'imbaraga, abantu n'imbaraga. Uzanga abantu azaba yiyanze. Abantu batubaye hafi guhera uwo mwanya, abo twahamagaye, abaturanyi bacu Desire na Priscilla baraza baradutabara, kuko akimara gucikana twagerageje gukoresha imbaraga zacu nabo twari kumwe mu rugo kugira ngo tumuterure tumujyane kwa muganga, aratunanira.
byari mu by'ukuri byari byarangiye. Ni urabona nuko ameze, abagabo ngira ngo 6 bari kumunanirwa, abantu bakeya rero bo mu rugo ntabwo twari kumushobora, ariko twitabaje abaturanyi baraza, barimo babona ari mvuze na ba mugabo na ba Nifin barahageze muri ako kanya, tumugeza kwa muganga, ariko biza kurangira kuri aba babwiye ntacyo badufashije. Guhera uwo mwanya rero abantu benshi bagiye baza, abo mu muryango, abitorero, itorero ryacu, andi matorero, abashumba batandukanye, wenda ntari buze kurondora mu mazina, abashumba bacu bakuru GS, n'abandi bashumba bakuru b'amatorero, Apotre Christophe nawe yahise ahagera icyo gihe, n'abantu muri Calvary niho Sister Asengera Fanny, baradutabara guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi. Namwe mwese mwicaye hano, abandi bataraha, turabashimira mu by'ukuri kuri ibyo bikorwa by'urukundo mwatugaragarije, kandi ndakeka ko wenda biva ku mbuto nziza. twizeye neza n'ukuri duhamanira umutima wacu kuri Yesu Kristo yapfuye akazuka, ngo ni gute tutokwizera ko abacu, inshuti n'abavandimwe, bashiki bacu bazaza. Amen. God bless us. Hallelujah. Uwo munsi hazazuka Imana ishimwe ko turi abakristo.